Shalom bakunzi b'ijambo ry'Imana nongeye kubasuhuza kandi nukuri nishimiye kongera kubana namwe muri kano kanya. Nishimiye umwanya Imana yongeye kumpa. Nizere ko aho muri mwese mukomeye kandi Imana ishimwe cyane ikibarinze. Reka ntangire nsenge niragize amaboko y'Imana mbere yo nsoma ijambo ryayo. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuri kano kanya wongeye kumpa, nukuri n'iby'agaciro kanini kuri jyewe. Nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye, ndakwinginze kugira ngo unshoboze muri byose, ndakwinginze kugira ngo Nyagasani ntangire neza kandi ndangize amahoro. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo uze ufate icyicaro cya mbere aha ngaha, abe ari wowe wivugira ntaba ari jye mvuga, ahubwo abe ari wowe wivugira Mwuka wera, udusobanurire amabanga ahishe muri rino jambo, ubane natwe tubashe gufashwa na rino jambo. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Kandirimba akarimbo gato nko nsanzwe mbikora. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. Uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa. Haleluya, amen. Uwiteka ni uwo kwizerwa. Nyagasani Imana yonyine yo mu ijuru ni yonyine yo kwizerwa. Ntabwo ari byiza kugira ngo twizera umwana w'umuntu. N'ijambo ry'Imana rivuga ati uwizera umwana w'umuntu arakavumwa. Umwana w'umuntu ashobora guhinduka buri saha, buri gihe icyo ari cyose umwana w'umuntu arahinduka, ariko Imana yonyine ntabwo ihinduka. Imana ihora, icyo Imana ivuze iba yakivuze. Imana ntihinduka. Ni ukuri ni iby'agaciro kanini cyane kubona dufite Imana idahinduka, kubona ibintu byose bifite guhinduka, abantu bagahinduka, ariko Imana imwe yonyine rukumbi iri mu ijuru ni yonyine idahinduka, ihabwa icyubahiro. Byaba bibabaje cyane, yaba bitari bimeze gutyo byaba bibabaje cyane. Yego hari igihe tubabazwa nuko abantu baduhindutse n'ibiki byose, ariko umuntu ni umuntu. Niyo mpamvu umuntu ari umuntu, kandi niyo mpamvu Imana ikwiriye ubumana bwayo, kuko Imana iri fidele, iri faithful. Uwiteka ni uwo wenyine wo kwizerwa. Haleluya, amen. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Ku bakurikirana buno butumwa, tugeze mu itangiriro, igice cya 28, kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani. Agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho.
kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo, aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye, ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iri buye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 1/10. Iri ni ijambo ry'Imana. Amen. Ubu rero turumva iki gisomwa kigeze ahantu haryoshye kandi hateye amatsiko. Mu by'ukuri Yakobo yari afashe urugendo agenda kwa onkle wiwe, uvukana na mama wiwe, niho ababyeyi be bari bamubwiye guhungira kugira ngo ahungire, kuko mukuru we nyine yari afite imigambi yo kuzamwica. Ariko ababyeyi biwe bamubwira nyine ko agomba kuhashaka umugore. Yari ahunze, ariko yari agiye no kuhashaka umugore. Niko ababyeyi babyifuzaga, kuko mukuru we Esawu yari yararongoye abanyakananikazi, kandi abanyakananikazi ni abantu, ni ubwoko Imana itishimiraga. Ntabwo ari ubwoko bwanezezaga Imana, kuko basengaga izindi mana. Nuko rero Esawu ajya kubarongoramo. Urumva mu by'ukuri ibyo bintu byababazaga ababyeyi biwe cyane ko yagiye kurongora mu bwoko busuzugura Imana. Urumva hari impamvu nyinshi. Icyo ni kimwe mu byo byamuteye n'imikoshi yo kudahabwa imigisha y'imfura ya bukuru. Kubona yaragiye kurongora abambe ahantu basenga izindi mana, mbese cyari igisibo cyane. Mbese ku babyeyi biwe bamubanaga nk'aho yapfuye ahagaze. Yari ariho, ariko babonaga nyine yarapfuye ahagaze. Umwana muzima wari wasigaranye wabubahaga yari Yakobo. Murumva rero ko ibyo byose byamuteye n'imikoshi. Ntabwo Imana yari gukorana na Esawu, yari yararongoye muri abo bantu basenga izindi mana. Urumva ntago Imana ivangirwa. Rero nk'uko Imana yari yabyifuje nyine,
yakobo yahawe imigisha ya bukuru, kuko mukuru wiwe ntabwo yari abikwiriye. Mu by'ukuri ntabwo yari abikwiriye. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane yakoze, nk'uko mucyumva ko kiremereye nyine. Nuko rero mu rugendo rwiwe rwa yakobo agenda mbese yari ahunze. Mbese navuga ko byari bimeze yagenda nko mu kandi kavirage ka kure, aho ababyeyi bari bamubwiye guhungira nyine. Ariko murumva nyine ko hari kure, kandi icyo gihe ntabwo hari amabisi cyangwa utugari cyangwa iki. Yagendaga n'amaguru yiwe nyine, akagenda mbese agera ahantu humwiriraho, biba ngombwa ko kuko yari ananiwe nyine, kandi nijoro rimwiriweho, mbese ijoro rigize rimuguyeho, aravuga ati reka ndyama aha ngaha, nibucya ndakomeza urugendo rwanjye. nuko rero nk'uko twabisomye, yakobo yabonye ibuye ararifata, araryisegura. yiseguye iryo buye, araryama, atangira kurota inzozi nziza cyane nk'uko mwazumvise. Arota urwego ruva hasi rugera ku ijuru, aho ngaho yari ari nyine, rugera ku ijuru. Abona abamarayika bazamuka n'abandi bamanuka, n'Uwiteka ahagaze hejuru kuri urwo rwego. Haleluya, haleluya, amen. Murumva ibyo bintu byiza byabaye kuri yakobo? Ni ukuri yakobo nta n'igitekerezo cy'uko Imana yari kumusura. Mbese yari ifitiye imiruho ye, mbese ariko imigisha y'ababyeyi biwe yose yari yayijyanye mbese nk'impamba. Yari afite impamba y'imigisha yose. Se aramuhezagira n'ibindi birenze. Urumva iyo migisha yakuba yaragendanye, ariko kandi nta nubwo yari azi ko Uwiteka amufitiye surprise. Uwiteka aramufitiye surprise, sinzi uko babyita mu Kinyarwanda. Yari amuhishiye ibintu byiza. Uwiteka aramuhishiye amakuru meza. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka akora ibitangaza. nk'uko twakomeze kubyumva mu bisomo bya mbere, Imana ikorana n'umuntu yamaze kuva mu rugo rw'ababyeyi biwe, nk'uko twabisomye kwa Aburahamu mu bisomo bya mbere, ko Aburahamu Imana yamutegetse kuva mu rugo rwa se na nyina no kuva muri ako gakaritiye, mbese ikamubwira agende ahave. Urumva ko mu by'ukuri nibwo bwa mbere Yakobo yaraganiriye n'Imana ye, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Bibiliya. Nibwo bwa mbere Yakobo yaraganiriye n'Imana ye, nibwo bwa mbere Imana yari imugendereye mu nzozi. Muri make urugendo rwa Yakobo n'Imana rwari rutangiye. Yari avuye mu nzu ya se na nyina, agiye mu kandi kavirage, ariko kumbe ntakamenye ko urugendo rwe n'Imana ye rutangiye. Haleluya. Ni ibintu byiza cyane. Imana nk'uko twabyumvise mu gisomwa, yamuhaye amasezerano menshi, aravuga ati icyo gihugu uryamyemo nzakigabira we n'abana bawe. Abana bawe bazaba benshi, bamere nk'umukungugu wo ku butaka. Mbese ibi byose, imigisha yose Imana yemereye Yakobo, ni ibitangaza gusa.
ni ibitangaza gusa. Yakobo yararyamye yiseguye ibuye. Namwe murumva mwimagine mu buzima busanzwe kuryama wiseguye ibuye uko bimeze. ushobora kubyuka wumva ubabaye utonekara ugira gute, ariko ibyo ngibyo Yakobo ntabwo yabyumvaga kuko ijuru ryari ryamusuye. Abamarayika n'Imana ye bari bamusuye bamuzaniye amakuru meza cyane. Haleluya. Muvandimwe wo mukunzi w'ijambo ry'Imana, ndakwifuriza ko ijuru nawe rigusura, abamarayika bagusura, n'Imana yawe bakagusura. Ibyo ndabikwifurije. Ntako bisa nka biki, nta n'icyo bisa nacyo. Imana yari imuzaniye amakuru meza. Mbese Imana yari yabiteguye byose. Imana yari irwaye, mbese yari irwaye kugirira neza Yakobo. Imana yari ifite ishyaka ryo kugirira neza Yakobo. Nk'uko twabisomye, Imana ibwira Yakobo iti, ntabwo nzagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Murumva iryo jambo? Ntabwo nzagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Nk'uko narimo kubiririmba mvuga nti Imana iri faithful. Imana niyo kwizerwa. Imana ivuze ijambo irigenda inyuma mpaka risohojwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ikintu Imana yakubwiye kizasohozwa. Niba koko ari Imana yakikubwiye, uzakibona. Niba utaranakibona, Imana niyo yonyine yo kwizerwa. Ariko hari n'abahanuzi, nk'uko nyine Yakobo yari yihuriye n'Imana, navuga face to face, niko navuga. Nta muhanuzi wari uje kumubwira amakuru meza aturutse ku Mana, ariko Imana yonyine niyo yagendereye Yakobo mu nzozi ze. Ariko hari n'ubundi buhanuzi, abahanuzi bashobora kuza bakaguhanurira, nabyo bibaho. Ariko ubuhanuzi bw'ukuri ni ubuhanuzi busohojwe, ubuhanuzi bubaye. Ubuhanuzi uzumva ko ari ubw'ukuri ari uko ubonye bibaye. Niba utabibwiwe n'Imana yawe ijana, mbese nko mu nzozi nk'uko ayo kugira kubonekerwa, hari n'ababonekerwa, abahanuzi bakabikubwira, uzamenya ko ari byo, ari uko bibaye. Kuko n'abahanuzi b'ibinyoma bariho kandi ni benshi. Murumva rero ko Imana ari yonyine yo kwizerwa. Yahaye Yakobo amasezerano meza cyane, kandi iravuga ati, ntabwo nzaruhuka ntarabigushikiriza. Mbese ni nko muri iyo faso, ni nko muri ubwo buryo Imana yabwiye Yakobo ati, nzaruhuka ariko bikugezeho. Haleluya, haleluya. Bavandimwe, hari ibintu byinshi Imana yifuza kutugirira byiza. Hari ibintu byinshi bihangayikishije Imana yifuza kutugirira, kudukorera. Imana iratangaje. Imana ihora intangaza. Imana ikunze gukorera amasiripurize abana bayo. Nk'uko natwe tubyara abana tukifuza kubakorera amasiripurize, nka kuri ubona abana bagize anniversaire, ababyeyi babo bakabaha amakado, amasiripurize, abana bakishima. N'Imana rero nuko imeze, ibidufitiye amasiripurize, ibidufitiye ibintu bitushimishije, iduhishiye, tudashobora kumenya. Yonyine izi ifitiye ibintu byinshi
amasiripurize meza ifitiye abana bayo. Haleluya. Imana uko ikora uko ireba ni ibintu biri misiteri ko ni Imana nyine, ariko mu by'ukuri nk'uko yabyivugiye ati imigambi mbafitiye ni myiza gusa, nta migambi mibi Imana idufitiye. Ati Imana yarivugiye yonyine ko imigambi dufitiye yose ari myiza, nta n'imibabaro iherekezwamo, nta mibabaro iri mu bintu Imana yaduhishiye byiza. Ntabwo bishoboka ko tubyara abana tukabakunda kandi turi babi kandi nuko yabyivugiye Imana ko yabyivugiye ko iratuzi turi babi, ariko tudememe tugakunda abana bacu tukabakunda cyane. Ati ko mwebwe mukunda abana banyu mukabakorera ibyiza muri babi, umwana wawe yagusaba umugati ukamuha ibuye, umwana wawe yagusaba ifi ukamuha inzoka, ko mubaha ibyo babasabye kandi muri babi. Nkaswe jyewe nk'Imana yanyu nabaha ibyiza bingana gute? Ni ukuri Imana yarumiwe. Icyo tugomba gukora gusa ni uguhora tuyisaba imbabazi. Turi abanyabyaha, turi abizera gake. Imana ifite ibyo iduhishiye, ibiduhishiye nk'uko twabisomye kuri Yakobo ahangaha ko Imana yari imuhishe ibintu byinshi, yamugiriye surprise. Mbese Yakobo yakangutse afite ibyishimo byinshi muri uwo muruho, ntabwo yongeye kumva umuruho. Yakangutse afite ibyishimo byinshi, ati ibi bintu nta nubwo nari mbizi. Niko Yakobo yibwiye ati ibintu bimbayeho ntari mbizi, sinari nzi ko Imana iri ahangaha. Maze Yakobo atangira guhiga imihigo ahigira Imana. Ati Nyagasani nundinda by'ukuri ukandinda muri urugendo ngiyemo, hazagaruka kwa data amahoro, ukampa ibyo kurya ukampa ibyo kwambara, ati nanjye nzakubakira urusengero. Ahangaha nyine nshize rino buye niseguye, nzakubakira urusengero kandi nzajya nguha icya 10 mu byo ntunze. Haleluya. Urumva Yakobo yahigiye umuhigo Imana ye, kubera ibinezero afite byinshi, kubera nyine icyo gitondo yarabyutse. Icyo gitondo cya Yakobo yabyutse cyari ikindi gitondo, mbese bwari ubundi buzima Yakobo akangukiyemo. Mwene data niryari mbese iyo uhigiye umuhigo ugahigira umuhigo Imana yawe bigenda bigenza gute? Akenshi duhiga imihigo hagati, Imana nunkorera kingiki nzakora gutya na gutya. Ibyo bintu no kubyitondera, aho kugira ngo duhigire imihigo Imana, duhiga umuhigo tudashobora gusohoza, twafuma tubyihorera. Ahubwo kuko amasantima n'ibigumbagumba byacu bituma tuvuga ikintu tugahubuka, kandi kubwira Imana ni ibintu biri dangereux. Iyo ubwiye Imana nyine Imana iba yabaza kubyumva. Iyo umaze guhiga umuhigo Imana ikagukorera icyo wayisabye, warangiza ugakomeza inzira zawe, ntibuke gukorera icyo wari warasezeranye Imana ukabyibagira, ni ibintu biri dangereux. Niba hari ikintu wahigiye Imana utarakora, nubwo hashize imyaka myinshi, ugikore kuko ntabwo Imana yabyibagiye.
nk'uko imana nayo ntabwo itubeshya, ntabwo imana ihora itubeshya. Imana nk'uko idusezeranya ati nzagukorera iki, iragikora koko. Kandi n'igitangaje ni uko iyo idukorera neza nta kintu ibidushakaho, ariko idukorera neza gusa kuko yifuje kudukorera neza. Rero twige kuba faithful, twige kuba bizerwa nk'Imana yacu. Ntabwo tuzaba bizerwa nk'Imana 100%, ariko kameme tugerageze kuba intahemuka. Ntitugamukire abantu ngo wizeze ikintu umuntu azategereze akabura. Rero no mu buzima busanzwe buriya umuntu umupimira mu bikorwa akora. Nibwo umenya uti uriya muntu ameze ate, bimeze biti. Amagambo y'umuntu si azakubwira umuntu icyo ari cyo, ahubwo ibikorwa bye nibyo bitubwira, mbese ibikorwa nibyo byivugira, mbese niko navuga. Iyo umuntu akomeje guhemuka agahemuka, ukabeshya, urumva abantu icyizere mu bantu ntabwo kirarangira. Abantu ntabwo bongera kukwizera. Iyo dukomeza tubeshya, abantu ntabwo bongera kutugira confiance. Urumva kuba indahemuka ni ikintu cyiza cyane. Guhemuka ni ikintu kibi. Kwanza biranoroshye dufite n'ingeso izo ngizo zo guhemuka, biroroshye kubishira, mbese ukabirebesha ayandi maso, ukavuga ati ese bagenzi banjye bankora iki ngiki n'iki nakwishima? Ngo tuzajye dukorera abandi icyo twifuza ko nabo badukorera. Icyo kintu ubundi ni ikintu cyoroshye kucyumva, ariko kiragoye kugikora. Kiroroshye kucyumva kuko niba ntashaka ko mugenzi wanjye ankubita urushyi, kuko rurababaza. Niba ntashaka kunkubita urushyi, nanjye ntabwo ngomba kumukubita urushyi, kuko urwo rushyi ni umukubita rurababaza. Nk'uko babara nanjye niko mbabara. So ni ibintu ubundi byoroshye kumva. Sasa mu gihe tudashaka ko abandi baduhemukira, ntitugahemukire rero n'abandi. Cyangwa ikintu cyiza wumva ko abantu bagukorera, nawe uzajya uyikorera abandi, kuko abantu turi umwe. Abantu turi bamwe, duturuka ku Mana imwe. Nka karimbo bajyaga barimba, bamwe barakazi ngo Nyagasani umwe, Kiliziya imwe, ukwemera kumwe, batisima imwe, Imana imwe ni nayo mubyeyi. Urumva dufite Imana imwe, duturuka ku Mana imwe. Ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe ubwawe. Imana idufashe, Uwiteka adufashe kumva ko icyo twifuza ko abandi badukorera, ahubwo tuzajya dutangira kugikorera abandi. Tukazajya dutangira kugikorera abandi, kuko uko nyine numva ko bishobora kunshimisha, niko n'uwo mugenzi wanjye bimushimisha. Ni kimwe. Tubabara kimwe, twishima, mbese twambaye umubiri twese. Donc imibabaro tunyuramo ni kimwe. Imibabaro umwana w'umuntu anyuramo birasa. Niyo mpamvu Imana yashize iryo teko ati mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda mwebwe ubwanyu. Kuko ntabwo twifuza kubabazwa na bagenzi bacu.
ni nacyo kimwe rero n'abo bagenzi bacu ntabwo wifuza ko tubababaza. Urumva ni ibintu biri byoroshye kumva umuntu abirebesheje ayo maso y'ijambo ry'Imana. Ni ukuri navuga ko kino gisoma kigeze ahantu haryoshye, nubwo Yakobo rwose yarahunze ko kubera ko bagiye kumwica, ariko Imana yaramuhojeje. Ibaze nawe guhunga, ugahunga ukava kwa papa na mama wawe uhunze kubera umuvukanyi ashaka kukwica. Urumva akameme n'akababaro. Yaragiye mu yindi si atazi, mu yindi village atazi, mu bantu atamenyereye. Urumva ko Imana yamuhaye inkomezi, yaje kumukomeza mu mibabaro ye. Imana mbese yaje kumuha inkomezi, inkomezi z'urugendo rwiwe. Haleluya, haleluya. Rero navuga ko ari ahangaha numva iki gisoma mbese inyigisho yanjye igarukirije. Uwiteka akomeze kudufasha, dukomeza kumva rino jambo uko riri, tuba bizerwa nk'uko Imana yacu ari iyo kwizerwa, ngo abana ubundi bagomba gusa nka se wabo. Niba papa wacu ari umwizerwa koko nk'uko tuvuga ko papa wacu wo mu ijuru ari umwizerwa, natwe tugomba gusa nkabo. Niba rero ducaguye iyindi nzira, papa wacu akaba ari umunyakinyoma nka Satani, wumva abana b'umunyakinyoma basa nka se. Urumva ibyo bintu ni ibintu byoroshye kumva, ariko Uwiteka agomba kubidushoboza kugira ngo abantu ntibazajya batubona mu bwiza bw'Imana, bazajya batubonamo ukuri, bazajya babitubonamo gute? Kubera ibikorwa dukora, atari ukuvuga amagambo gusa. Ko amagambo abantu baravuga amagambo buriya ahora ni amagambo, ariko ibikorwa nibyo bivuga kurenza amagambo. Nyagasani adufashe kugirira neza bagenzi bacu nk'uko natwe twifuza kuba tugirira neza. Uwiteka adufashe kugira ngo dutere iyo ntambwe yindi, kuko ntabwo ari intambwe yoroshye gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda twenyine. Ntabwo ari ibintu byoroheye umwana w'umuntu, ariko kubw'imbaraga z'Uwiteka byose birashoboka. Dusenge Uwiteka, tumusabe gutera iyindi ntambwe mu rugendo rwacu rwa gikristo, kugira ngo tugere ahantu Imana izajya yishimira, kugira ngo Imana izajya itureba iri mu ijuru ivuge ati bariya n'abana banjye banezeza umutima wanjye. Kuko ngo abana banezeza umutima w'Imana, ngo iyo barimo kuganira ngo Imana ibigize gute? Ngo birimo gutega amatwi. Ngo iyo bari hamwe bari kuganira ngo Imana irimo gutega amatwi. Ngo iyo hari icyo wasabye Imana ibanguka bwangu. Murumva ko uretse ko Imana twifuriza kugira ngo dukundane hagati yacu, ariko birayinezeza cyane iyo tunejeje umutima wayo, iyo tugendeye mu ijambo ryayo. Ni ukuri ni ku nyungu zacu n'inyungu za bene wacu, ariko mu by'ukuri ni ku nyungu zacu. Uwiteka akomeza abagiriye neza aho muri, abaha imigisha. Tuzongera dusangire kuri iki gisomwa, tuzongera dusangire kuri ibi byanditswe byera ubutaha. Nyagasani nashoboza. Shalom, shalom.